Gasuku hindura location y'ahantu kuko ejo tushobora kujya tukumva ngo bakorasha urapfa. Kandi intambara Gasuku ntabwo zigera yitsinda. Ndagushyira hasi we Gasuku, ndagushyira hasi, na babandi bakubahaga baratangira kugenda bagira gute bakureba bakwange, kubera ko uri ikigoryi nta bwenge ugira. We Gasuku nta bwenge ugira, nukuza kujundika ibitama gusa umeze nk'ikidumbari kidatekereza. Wajya guza kundeba nkakureba, nkahera ku birenge nkakureba, batari kubundi uyu mujama gusa nyine ubayeho n'ubundi nk'ikihebe ntacyo kuramira gihari. Uwitwa Gasuku yamaze kunyataka, even n'uwitwa ngo ni Pastor Niyonzima Jean Claude nawe yatatse. Ndashaka yuko duhera ku muntu bita, hanyuma uwitwa Gasuku we ibintu bakoze nari mbitegereje yuko uzabikora, hanyuma bikaza kurangira ngiye ngusuzuguje ku y'imihanda, kubera yuko ntabwo uzigira unshobora we Gasuku. Ndaje ngukoze isoni ku y'imihanda ku buryo none ugiye kujya unavuga n'abantu bakibaza ibyo uri kuvuga bikagenda bigucanga, kubera ko uri ikimara nta bwenge. Na Bosco w'ikigarasha ntago ntinya kubivuga Bosco. Abandi bantu wenda baravuga ngo uraza kuza ngo usesengure. Bosco ndagukubita episode 23 zonyine mitafata n'indege tubonane Uganda uso kwa uso kama ilivyo kawaida. Ubu no kuvuga ngo nanjye nta kindi kintu ngiye kujya nkora mu gitondo kugeza nijoro, ngiye kujya mbyuka nanjye ncukumbura utafiti ntawufanya, ariko mwese ndaje mbashyire hanze. I'm going to be crazy. Bosco uzambabare ngewe umbwiza ukuri, nk'iyo ugenda ugafata ifoto ya His Excellence ku thumbnail byawe ukajya kwishyira mu bintu by'uburofa njya mbona hariya. Ariko Bosco ko hari amakuru numvise yuko ushobora kuba uri kwa Anastase Gasana, nkaba mbona ari ukuntu ujya uvangavanga ibintu. Twabiganiriye turi babiri, nkaba mbona ari ukuntu ujya uvangavanga ibintu, aho abo bantu ntibabivuze ukuri koko. Bosco ahita ararira uwo munsi ndabyibuka, yise yiriza ujewe ngo na Babriane ngo barabimbwiye ngo ndo kwa Anastase Gasana ngo ararira. Ndavuga nese uyu muntu uri ubwo nyine ni ku mutima nk'abantu, uyu muntu urize gutya ibintu byaba ari byo gukora. Ndabyihorera ndongera ncana imodoka yanjye nisubira i Nyarugenge, birarangira. Rimwe noneho Bosco buri buke ajya i Uganda, nabwo nari mvuye i Butare, ndavuga ntireka ngo nciye hano Igitarama, reka mpite mbwira Bosco duhure tuganire. Turaganira biri aho ngaho, turakora n'ikiganiro mu ijoro. Birangije nditahira nyine bisanzwe. Bosco nuva mu gitondo ngo yamaze kujya Uganda. Impamvu nyamukuru rero itumye nkora iki kiganiro kugira ngo umuntu bita Bosco muhe gasopo ya mbere ni ya nyuma. Bosco ejo bundi waragiye uterura umugore wa Magashi, uramuzana bita Antoinette, uza kumuharabika, uza kumwandagaza, ubeshya ufindafinda ibintu mu buryo buri aho ngaho. Reka nkubwize ukuri, iyo wageze kuri Magashi unshaka yewe, ibi ndabikubwiye, iyo uvuze Magashi unshaka kubera iki rero mbikubwire gutyo. Magashi atarajya kuri YouTube n'umunsi warimwe, ninjye muntu yaje kureba igikondo aho nakoreraga kuri ofisi, arambwatse ko nshaka nanjye kujya nyomoza aba bantu birirwa babeshya kuvuga ngo nkoranyambaga n'ibiki byose. Ndise wa Magashi kuri YouTube. Iyo rero ukoze ku muhungu wanjye ubunyeneye, kandi you already know me Bosco, you already know. Narabikubwiye inshuro nyinshi nka kwandi murarengera. Ejo bundi mu cyunamo ndakubona muri ukomeza kugenda urushaho kurengera Bosco. Narabikubwiye ndakubwira ni nkuzira nzakuzira my brother. Nuko nkora kandi yewe sinjya nsubira inyuma. Nukuvuga ngo niba nguhagurukiye since day one, nari narakwize, urabizi neza ko ngufite 100%. Nari narakwize wese. Abantu bose bagenda guhereza udukuru turi wrong, abantu bose bagenda gufeeding utuntu tudukuru twa feke n'ibiki byose, urabizi byose yuko mbizi.
urabizi abantu benshi babaga bagushaka bakeneye ko mukomeza gushwana mugira gute bose urabizi ko mbazi urabizi inshuro nagiye nkunga na Pastor Claude bose ko ugenda ufata umugore wa Magashi shawu Antoinette umwanda akaze kuri izi mbuga nkoranyambaga ntakuzabuwa upa azabuya. Noneho nongere nkwibutse iki kintu ntago wari ukize kandi unagenda narabikubwiye ndakubwira ni niba ugiye ugenda udateze kuvuga ngo ugiye kujya kwiyunga n'ibigarasha gukorana n'izo ntera hamwe nza kubona Bosco akajya ashaka kunshotora nkajya kubona nkabona akoze ikiganiro avuga ngo urareba ngo ziriya hene Kasuka baga ngo muzabanze mwitondere ngo mumenye ngaho ziva n'ibiki byo. Mbwira umuntu wigeze agira ikibazo ku ihene yari iwanjye mu rugo. Ese wambwira umuntu wigeze na rimwe avuga ngo nariye kwa Gasuku ndahitwa Gasuku hindura location y'ahantu ba kuko ejo tushobora kujya kumva tukumva ngo bakurashura bakwishe kuko niba bitangiye gutyo baraje urakubiswe barakwihoreye ubutaha ntabwo bazaguhereza banze wumve babusize ari inere hamwe umwanya atabasha kugenda aho ahantu Gasuku n'ukuntu nzi yamenye yavuze ngo mwanogeje pe umenye bamunogesha umuhungu wanjye kome ase Gasuku nawe ahantu ujye unangariza hari video zawe wajya gukora uri gutera amatayici turiya tuntu kutadukoresheje ngo wize karate turiya tuntu kutadukoresheje urwanya ayo mabandi. Ariko rero David banze wumve yavuze ko baje ufite imbunda kandi umuntu ufite imbunda kuri karate ahita kurangiza cyaze kubera ko we yavuze ko ngo baje ufite imbunda nanone imbunda ku matwi no ngo bamutunze ku matwi no ku musaya umuntu ufite imbunda nanone karate ntacyo yamara. Ubwo rero anytime nibaza nutumva inama nkugiriye urumva tuzajya kumva twumve ngo wapfuye cyangwa mo kimwe utange ikirego kuri polisi yaho ngaho muri Amerika yagitanze ubanze batanga ikirego wenda bashobora no kuguha umutekano wawe kuko uri mu gihugu urabyemerewe ntabwo uri Kigali ufite ibyangombwa bikwemerera kuba hanze buri muntu yemerewe imbunda kandi ikindi umuntu akurasa akigendera. Uyu munsi Gasuku ibyo yakoze cyangwa bamukoreye basa nkaho bamuze ngo wivuga none nawe uvuga ati nago nzareka kuvuga kuvugira u Rwanda nzapfa mvugira u Rwanda ako ku kantu yashyizemo nanone yaba ari intwari koko yemeye gupfa agapfira u Rwanda aruvugira. Ubwo rero ni nayo mpamvu wenda n'abantu bose bari muri Amerika bavuye mu Rwanda mu bukorera ubuvuganizi ubuvugizi abona umutekano kuko urumva umuntu wakwemera gupfira igihugu ako kantu yashyizemo igihugu cye kiri ku mutima we kiri mu maraso ni igihugu cyamubyaye mumufashe mu mukorera ubuvugizi abona umutekano kuko ejo bundi dushaka kumva tukumva yitabye Imana. Dusoza gira message wa Badrama twisoreza message naha Badrama ibintu wagiyemo ni ibintu ni nkaho navuga ko wiyahuye uri muzima wabaye kigwari igihugu cyakubyaye ni wowe uri gushaka kukigambanira ni wowe muntu ushaka ko igihugu cyawe kitamera uko abandi bakifuza. Ubwo rero ikintu nagusaba Badrama bintwari werure uze usabe imbabazi urababarirwa kandi ikindi nuza waciye bugufi ndabizi no baguha ibihano babigabanya kubera ko siwe wa mbere wababariwe wakoze ibyaha byinshi nk'ibyo wakoze. Ubwo rero inama nakugira nutemera inama nkugiriye nguze usabe imbabazi witwaye bugufi wicishije bugufi bizakugora kuko ahantu hose uzaza ugenda wihisha uzaza ugenda nk'imbwa uzaza ugenda uhundagura mu bihuru. Ubwo rero inama nakugira ca bugufi usaba imbabazi nta kintu kikurutira igihugu ubutaka bwakubyaye igihugu wakuriyemo. Ubwo ngubwo ciao turabashimira mugumye gukora kuri subscribe mukore ku like na comment channel ni cyashya yitwa Home Empire yari ibyahanuwe akubu yahindutse Home Empire niyo mpamvu yayicanzeho gato. Murakoze ciao turabakora. Home Empire.
home empire. Yes, turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT channel yitwa Home Empire. Turagarutse ariko reka mbanze mikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba, Nyabwaryo ndetse yewe no muri Kigali. Duha ikaze abakunzi bacu bari hanze y'u Rwanda bwo n'aba diaspora, ariko nibuzi ko bwa mbere kora subscribe kugira ngo ujye amakuru meza aba agiye atandukanye. Uyu munsi ngarukanye na David muramuzi cyane, aho tujye ko twaganira ku bimaze iminsi biri imihanda, nawe abe agira icyo yatubwira bimaze iminsi biri imihanda. N'ubundi ndahera ku nkuru ya DC Clement. David nahoze nyibona DC Clement agiye kuburana imbere y'amategeko ku byaha ashinjwa, ariko tugwaye ikaze ndamikoro. Murakoze cyane. Meze neza? Meze neza cyane kabisa, ndashima. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, ndashima Imana kabisa. Ntacyo nayishinze. Uratangaza kimwe iminsi? Ndatangaza mfite amakuru menshi cyane ariko kuri ino mihanda harimo ababaje, harimo n'ashimishije. Kugenda gake gake? Harimo amakuru. Akashaka mwe na phone nzima sha. Yego. Uyu munsi no ku mihanda ni byinshi bihari, ariko turaza kwibanda ku byagiye bicurubindinga abantu benshi bagiye bateraho komanteri. Ariko se bundi wari harimo iminsi mu mihanda wari uhari? Iyi mihanda nge nyihoramo, iyi mihanda ibiberamo byose mba mbikurikirana umurongo 5 kwa 5. Niyo mpamvu tuba tuje ngo tubisesengure, tubyinjiremo neza, turebe imva n'imvano yabyo aho biva. Reka duhere ahanga David. Uyu munsi Badrama numwe mu bahoze ari abakire, ariko uyu munsi yabaye ikigarasha. Bwo kigarasha ni umuntu urwanya u Rwanda, urwanya na leta n'abarurimo. Uyu munsi Badrama kuri nicyo bamuvugaho bundi? Badrama mbere na mbere ahantu hose ari yigaye, ntago ari umuntu w'umugabo. Badrama mbere na mbere, Badrama ndakuzi wowe, ndakuzi kera, turaziranye, uranzi, turaziranye kabisa. Kuba rero waranengushye ukavuga ati ugiye kuba ikigarashye, abanyarwanda bose bakakumenya muri iryo zina, ntago bishimishije kabisa. Ni ibintu byababajije societe, ari famille yawe yarababaye, ari societe rusange yarababaye. Muri make ikintu wigize cyo nta muntu no mukishimiye. Yego. Ariko banzo wumve, iyo urebye ubona ari iki gituma Badrama wahoze ari umukire akaza gukena nyuma yuko ngo akuye umuzungu miliyari akaza kuba umukene. Ariko uyu munsi Badrama cyo gituma asebya u Rwanda, ese nabamwishyura, ese nicyo bona bundi mbere na mbere uriya muhungu anywa ibiyobyabwenge byinshi bigatuma ubwenge bwe buva kuri control. Badrama Badrama anywa ibiyobyabwenge byinshi bigatuma ubwenge bwe butajya kugiye. Kandi ikindi, uriya ni umuhungu ukunda amafaranga ku buryo niwe wamubwira ati gambanira mugenzi wawe cyangwa gambanira igihugu, yanakigambanira. Na biriya byose kugira ngo abikore, ibintu byose akora muri we abakurikiye amafaranga, ashyira inda imbere kurusha uko yashyira agaciro ke imbere. Kandi ikindi ni wa muntu uzavuga ati ngewe munyishyure mumbwire nkore cyo mushaka cyose nikore. Buriya ni kwiriya nkuru ya Gasuku, buriya nge nabihamye 100% ko abifitemo uruhare. Tuyinjiraho. Uyu munsi twabonye Gasuku aza imbere ya kamera, agaragaza amarangamutima ye. Uburyo Gasuku ngo yakubiswe n'abagezi ba nabi, baje bafite imbunda, bafite intwaro, barangije baraza baramukubita, baramutimbura pe, bashaka ngo baramunogeje pe. Nawe yabyisubiriyemo ngo baranogeje pe. Gasuku ihangane muhungu wanjye, barakunogeje, ariko turaje tubisesengure, tubyinjiremo turebe, tunabyinjiramo. Bari mu amajwi dukomeze. Amajwi ubuse amajwi ubuse sayangara shyiramo ya majwi yemeza ko bamwemeje pe, ngo yakubiswe. Bankubise ikofe bitangwa mu ntebe, maze kugwa mu ntebe ikintu cyonyine nakoze narinzemo hano mu mabya
rinda no mu isura kugira ngo batagira gute aka kantu ko mu babyo ariko gasekeje nubwo bibabaje karasekeje ngo ngakabi gaseka nakeza reka dukomeze twumve rw'umukara urukongoti rw'umukara narwo bakomezaga kunkubita mu mbavu n'ibindi bakagenda babikubita mwene aha ngaha ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo ako sportif kazamo umuntu akagerageza gukinga ariko narakubiswe bihagije niba hari umuntu wakubiswe akanoga nge rwose ntago namenya kubeshya ntago namenya kubeshya narakubiswe bihagije abantu batatu kuri jewe nari umwe murabona n'ingano umuntu aba amaze kugira ntago wabasha nyine kuvuga ngo abo bantu bose ngo batake rwose narakubiswe kandi nananoga bankubise mu gihe kingana nk'iminota nka 11 gutya ariko noneho ahantu ntuye murabona ni ku nzira ngewe ntuye ku nzira hari umukecuru ujya ukunda gucanga hangira ngo mujya mubona afite akabwa uwo mukecuru yari ahangaha nyine ahangaha gutya yari yabonye abantu binjiye iwanjye bipfutse mu maso bambaye ibintu by'ibimaske kandi no muri make Imana igiye kunirinda abantu bayo marayika yaje muri uyu mukecuru yatahagera yego Jesu izo wari gupfa we banzo ro majwi no tuvuga nyuma amaze kumva amajwi yose turanga yari yababonye ngewe umva ntabwo nari mbizi ko nibereye mu nzu ni na televiziyo irimo iravuga ntabwo nigeze paying attention ngo barimo baravuga cyangwa se barimo baravuga noneho bankoze ibyo bankora byose barambwira ati nibi ngibi uzabyibuka ngarya bavuga mu kinyarwanda ngo nibi ngibi uzabyibuka sha warya ngo nimurimo muribuka ngo bose ngo we ngo bawibuka iki ibi rero ngo nabyo ugende ubishyire mu ndangamurage yanyu ubwo niko bambwiraga rwose yewe ndimo ndabasubiramo amagambo y'ibyo bavugaga abahungu mu mbabarire rwo mo ndatonekara abahungu bamaze kunkubita basohoka birukanka ariko kugongera hano ku manywa rwose niyo wavuga ngo uratabaza bingana gute ntago byashoboka umukecuru we yakomeje kuguma ahangaha ameze nk'umuntu urimo urabareba niyo mpamvu bashobore kuba batarakoze ibyo bakora ko umukecuru yari ameze nk'umuntu urimo urashaka kureba ahantu narindi ndetse n'ibyo bintu abantu bari aho ngaho bagize gute bagiye gukora noneho bakinirukanka bamaze gukora ibyo bakora barirukanka nza gusohoka hanze ariko nanjye ngifite ubwoba ko bashobora kurasa ko ngewe n'impamvu nanarwaye cyangwa se ngo ntabaze cyane ni uko iri somo mbunda narebaga noneho nsohotse hanze umukecuru aza kumbatse imyaka yose ubaye hano hantu burya nawe ucuruza ibiyobyabwenge ndamwanditse abantu baje kukureba ko ari suspect umukecuru twaganiraga nanjye ngenda murushaho kugenda mubaza uko yababonye nyine ko ntabwo scenario baza rwose nabangiye kubabeshya ko nabibonye nyine ibyo ngibyo ariko umukecuru we yari afite dukeya yari yabonye nyine aho ngaho noneho nijoro urumva umuntu yaryamye afite ibibazo angwase yo kuvuga ngo ibaze noneho bongeye bakagaruka bakaza baje kwica bakaza baje kugira gute n'ibiki byose urumva ntangira kugenda nibuka ibintu nk'ibyo ngibyo nibwo nagiye kubona mbona harimo abantu bagiye bampamagara banyigambaho abantu bo kuri za itahuka bampamagaye banyigambaho ngo n'ibitari kandi urumva nari ntarapostinga nari ntarabishyira kuri Twitter na telefone nari ntaramenye n'ahantu biri n'ahandi noneho nagiye kubishyira buriya kuri Twitter nandika mvuga ibyambayeho bo batangiye kare kubwirabwirana ko rwose ibara barikoze bagize ibyo bakora bagira gute bagira ngo ntababeshye rwose singiye guca ku ruhande nimero ya mbere waruzi wanjye mu rugo ni umuntu bita Badrama we yarahazi mu rugo ni umuntu twagendanye ni umuntu twasangiriye hano mu rugo ni umuntu twakoranye ibintu byinshi cyane hano mu rugo we yarahazi so ikintu nagira ngo nkubwire we Badrama nabibonye ko ikiganiro Isimbi yanditse cyangwa se inkuru Isimbi yanditse hari amagambo waje nawe ukavuga ngo ubiri inyuma ni Badrama ngo
wabyanditse ni interuro wanditse mvuga ngo ubiri inyuma ni bad drama. It's okay rwose nta kibazo pe. Yewe ndi umwe mu bantu bemera iyo unyemeje ndemera mwankubise kabisa pe, mwankubise. Ariko ndabizi neza ko umwe muri mwebwe namwe azumva shoke y'akantu namuteretsemo pe. Ndabyemera mwabikoze cyane, muri abahannyi. Komeza wigambe. Ntago nari nzi ko niri kuri urwo rwego. Sigiye kuvugira wenda ngo ndavugira ahangaha iki, ariko I know ko byange bikunde byange bikunde nawe you gonna feel the pain. Ubu ni ukuvuga ngo ingamba z'uburyo bwo kwirindamo umuntu aba agomba kuzongera n'ibiki, yego, ariko ndakubwiza ukuri ko ibyo wakinnye nabyo, ibyo wakinishije ntago wowe ubizi, ariko ubu ngubu nibwo ugiye kubimenya neza. Ibyo nkubwira niko kuri rwose, kandi ubyumve ko jyewe kwijya kure. Yego, aha nabyumvishe. Twagiye rero sasa wumvishe imva n'imvano Gasuku yatewe, uburyo yatatswe, uburyo bamukinduye bagakubita akenda kwica. Je rero nkunda kwinjira mu bintu nkareba imva n'imvano nkavuga ati ibi bintu bimeze gute, ukuntu mbere na mbere bigaragara. Ibi bintu byarapanzwe kuva ku munsi wa mbere. Gasuku hari ikiganiro yakoze bwa mbere bataramutera. Kiriya kiganiro numviyemo ibintu ndavuga ati ibi bintu byarapanzwe. None se bad drama impamvu mvuga ko ibi bintu byapanzwe, akora bad drama kubera ko Gasuku yego arabizi. Yego, bad drama impamvu mvuga ko ibi bintu byapanzwe. Kuki yibinje bafite imbunda? Byapanzwe nande? Ibintu umuntu wabipanze ni bad drama. Bad drama ibintu niwe wabipanze, n'impamvu yahise amushyira ku mwanya wa mbere. Nawe yarabizi, bari babiziranyeho. Impamvu Gasuku yafashe bad drama akamushyira ku mwanya wa mbere, kari we akeka ko yaba ari mu bamuteye. Bad drama impamvu amukize ku mwanya wa mbere, barasangiye arongera aravuga ngo azi naho Jeskizawa. Bad drama rero ibi bintu byari bizwi mu mipango yarabifite, kandi na Gasuku yarabyiteguye ko bazamutera. Nikonge mbibona we yarabyiteguye, ahubwo ikibazo ni yarazi igihe azatererwa. Noneho ikindi kigaragaza yuko byari bizwi, binjiranye imbunda. Ubwo nyine umuntu waguteye afite imbunda aba afite gahunda yo kukurangiza ubuzima bwa akakwica. Ariko kiriya ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari ibintu byari byapanzwe na bad drama. Iriya ni nk'aho ari Gasopo yaramuhaye, aravuga ati niwongera gato kidogo wabonye ko ibintu byose bishoboka, ubutaha tuzaza tukurangiza. Yego, nyuma yuko Gasuku atewe gutyo, yatewe nibyo, ariko uwitwa Gasuku yavuze ko azemera agapfira u Rwanda. Kandi ubushiko baje bagira ngo bamuzibye nakavuge ngarwanye ibigarasha. Baravuga ati nge nzapfira u Rwanda. Nicyo bivuga muri make. Gasuku ikintu ari gukora ni byiza, ibintu ari gukora ni byiza, ndanamushigikiye. Ibintu byo kuvuga ati kuvugira u Rwanda neza ahantu hose ari arusorekira gitore, ndanamushimiye. Ariko nanone hari ahantu ari kubivugira agomba gushyiramo ubwitonzi, kubera ko hari ahantu hari ibigarisha byinshi. Niyo mpamvu agomba gushyiramo ubwenge. Hari ubundi imbere na mbere inama namu nahindure location y'ahantu aba, kuko urumva hamaze kumenyekana. Anytime araterwa n'ubundi yongera aterwe. Ikindi kandi niba ahantu ari kuba hazwi hamenyekanye, ubwo uri kumva abamuteye bwa mbere naho bagiye, ntibapfuye ntibafunzwe, bashobora kugaruka. Ubwo rero ibintu ari gukora ni byiza, ariko nanone abishyiremo ubwenge bwinshi, kubera ko hari ahantu hari abantu benshi batavuga u Rwanda neza, kandi batunga imbunda. Noneho n'imbunda ziremewe. Ubu se Devi yaba ari kumuzibya? Hari ikintu bari gukora, bari kumuzibya kubera ko hari amagambo avuga meza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda,
ariko abantu badakunda u Rwanda ntibayishimire habe na gato akababera mabi kubera ko wumvise ngo banamubashije ngo maharya ngo muri ngo mu cyunamo ngo muri kunamira ibintu nk'ibyo ngo muri kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi noneho urumva yuko nta nubwo banemera ko yabayeho muri make ibyo bigarashe nta nubwo banemera ko yabayeho niyo mpamvu rero ikintu navuga cyo bamaze kumenya haba nahindure location ikindi kandi navuga ajya akora ibiganiro uploading yego ni byiza ariko ajya ashyiremo ubwenge kubera ko niba yatangiye gushyira mu majwi ngo ni bad drama noneho ubwo noneho niba tarari no muri iyo plan kandi ubanza wumva impamvu bad drama agiye muri comment kwa Isimbi kuri Instagram aravuga ngo ubira inyuma ni bad drama agashyiramo urumva ko wese yigamba yahise yigamba kari wabikoze ubwo noneho yigambye akaba yanamenye nahaba naho aho Gasuka aba ariko ikindi na kimwe nuho Gasuku nawe azi kwa bad drama yavuze ko afite abahungu be isa nisa nawe yakihorera haje mu byo kwihorera harimo ababigenderamo ahubwo mu mahoro meza ikintu namusaba Gasuku oya ndagisaba Gasuku hindura location y'ahantu kuko ejo dushobora kujya tukumva ngo bakurasha urapfa bakwishe kuko niba bitangiye gutyo baraje urakubiswe barakwihoreye ubutaha ntabwo bazaguhereza banze wumve babusize ari inere hamwanya atabasha kugenda aho ahantu Gasuku n'ukuntu nzi yamenye yavuze ngo mwanogeje pe umenya bamunogesha umuhungu wanjye kome ase Gasuku nawe ahantu ujye unangariza hari video zawe wajya gukora uri gutera amatayici turiya tuntu kutadukoresheje yego wize karate turiya tuntu kutadukoresheje urwanya ayo mabandi ariko rero David banze wumve yavuze ko baje ufite imbunda kandi babona ufite imbunda kuri karate ahita kurangiza cyaze kubera ko we yavuze ko ngo baje ufite imbunda nanone imbunda ku matwi no ngo bamutunze ku matwi no ku musaya umuntu ufite imbunda nanone karate ntacyo yamara ubwo rero anytime nibaza nutumva inama nkugiriye urumva tuzajya kumva twumve ngo wapfuye cyangwa mo kimwe utange ikirego kuri polisi yaho ngaho muri Amerika yagitanze ubanze batanga ikirego wenda bashobora no kuguha umutekano wawe kuko uri mu gihugu urabyemerewe ntabwo uri Kigali ufite ibyangombwa bikwemerera kuba hanze buri muntu yemerewe imbunda kandi ikindi umuntu akurasa akigendera uyu munsi Gasuku ibyo yakoze cyo bamukoreye basa nkaho bamuze ngo wivuga noneho nawe aravuga ati ntago nzareka kuvuga kuvugira u Rwanda nzapfa mvugira u Rwanda ako ku kantu yashyizemo nanone yaba ari intwari koko yemeye gupfa agapfira u Rwanda aruvugira ubwo rero ni nayo mpamvu wenda n'abantu bose bari muri Amerika bavuye mu Rwanda mu gukorera ubuvuganizi ubuvugizi abona umutekano kuko urumva umuntu wakwemera gupfira igihugu ako kantu yashyizemo igihugu cye kiri ku mutima we kiri mu maraso ni igihugu cyamubyaye mumufashe mu mukorera ubuvugizi abona umutekano kuko ejo bundi dushobora tukumva yitabye Imana dusoza gira message wa Bad Drama twisoreza message naha Bad Drama ibintu wagiyemo ni nkaho navuga ko wiyahuye uri muzima wabaye kigwari igihugu cyakubyaye ni wowe uri gushaka kukigambanira ni wowe muntu ushaka ko igihugu cyawe kitamera uko abandi bakifuza ubwo rero ikintu nagusaba Bad Drama bintwari werure uze usabe imbabazi urababarirwa kandi ikindi nuza waciye bugufi ndabizi no baguha ibihano babigabanya kubera ko siwe wa mbere waba babariwe wakoze ibyaha byinshi nk'ibyo wakoze ubwo rero inama nakugira nutemera inama nkugiriye nguze usabe imbabazi witwaye bugufi wicishije bugufi bizakugora kuko ahantu hose uzaza ugenda wihisha uzaza ugenda nk'imbwa uzaza ugenda uhundagura mu bihuru ubwo rero inama nakugira ca bugufi usaba imbabazi nta kintu kikurutira igihugu ubutaka bwakubyaye igihugu wakuriyemo ubwo ngubwo ciao turabashimira mugumye gukora kuri subscribe mukore ku ma like na comment
chano ni cyashya yitwa ariko Home Empire yari ibyahanuwe ariko ubu yahindutse Home Empire niyo mpamvu yayinshanzeho gato. Murakoze, ciao ciao, turabakunda.